Tubahaye ikaze kuri channel yacu ubuzima bwiza. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umudamu utwite mu gihembwe cya kabiri. Bushize twababwiye igihembwe cya mbere uburyo ki umudamu utwite agomba kurya intungamubiri. Uyu munsi rero tugiye kwiga igihembwe cya kabiri, ni gute tugomba kwita ku ntungamubiri kugira ngo tubashe kubyara umwana udafite ikibazo na kimwe, umeze neza, ufite intungamubiri. Igihembwe cya kabiri rero gitangirira kuri 14 weeks to 27 weeks. Aha rero umwana arakura cyane, n'intoki zikiforma, umutwe, amaguru, umwana batangiye gukura. Mu cyumweru rero cya 14 kugeza kuri 16 weeks umwana aba ashobora kugira uburebure bungana 9 no ku 12 cm. Hano rero umwana aba atangiye gukora movement ntoya itari cyane, kubera ko abatarakura neza muri kino gihembwe. 18 weeks to 20 weeks. Aha rero umwana abatangiye kumva amajwi yo hanze, wavuga umwana agatangira kwishiganya. Aha rero niho umwana atangira gukina, agakora movement nyinshi, kuko aba yatangiye gukura neza. Icyo gihe umwana iyo atangiye gukora movement tuba tugeze muri 18 weeks to 20. Tugiye rero kureba mu byumweru 21 kugeza kuri 24. Icyo gihe rero ibihaha by'umwana bitangira gukura, bitangira kwirema. Hahandi usanga umwana abahumekera muri ya amniotic fluids y'amazi umwana barimo. Iki cyumweru cya 21 kugeza kuri 24 umwana arakura cyane, bya bihaha bigatangira guhumeka neza. Mu cyumweru rero bya 25 kugeza kuri 27 tuba tugeze mu mezi 6. Aha rero ubwonko bw'umwana burakura cyane, aho dusanga rero iyo ukoze no ku nda y'umubyeyi umwana akumva ko ukoze ku nda ya mama we, agatangira agakina. Muvuma iba ari nyinshi cyane. Hano rero tugiye kurebera hamwe umubyeyi abatangiye kujya nta kibazo na kimwe afite, yifite apeti, kuruka kuba kwarashize, ugasanga afite apeti, nta sesema bagifite, ugasanga ariye intungamubiri, ariye n'ibiryo ntakirutse, umwana agatangira rero agakina neza. Reka aha rero tugende kureba, kuko twavuze ko umwana akura cyane. Aha ngaho umubyeyi turebe ibiro aba agomba kugira bitarenze, kandi kugira ngo bitazatuma ahura n'imbogamizi. Kugira ngo turebe ibiro aba afite, dutangirira muri BMI yari afite mbere y'uko atwita. Mbere y'uko tuja mu kureba ibiro agomba kugira mu gihembwe cya kabiri, reka mbanze mbabwire ibiro agomba kugira muri war pregnancy, cyangwa se mu gihembwe cyose cyo gutwita, mu rugendo rwe rwose rwo gutwita. Turebe umubyeyi ufite BMI ya 18, uwo tumwita underweight. Uwo mubyeyi uba ufite ibiro 18 ntazarenza ibiro 12 no ku 18. Umuntu uri healthy cyangwa se normal aba afite BMI ya 18 n'ibice 5 cyangwa se 24 n'ibice 9, ntagomba kurenza ibiro 11 na 500 kugeza ku biro 16.
umuntu uri overweight BMI aba afite 25 kugeza kuri 29, ntagomba kurenza ibiro 7 kugeza ibiro 12. Hano rero umuntu uri obese, umuntu uzibushe cyane, ufite ibiro BMI yiwe iri hejuru ya 30, ntagomba kurenza ibiro 5 kugeza ku 9. Ukugira ibiro byinshi ni nayo mpamvu bigutera ibibazo bimwe na bimwe nko kurwara diabete mu gihe utwite. Iyo diabete iterwa nuko uba waragize ibiro birenze ibyo wakagombye kugira, bikakuzanira ibibazo byinshi cyangwa preeclampsia. Iyi preeclampsia rero ni umuvuduko ukabije w'amaraso, cyangwa se ukabyara umwana munini, cyangwa se ukabagwa bitewe n'ibiro byinshi. Ni nayo mpamvu rero tugusaba kugira ibiro byabugenewe utagomba kurenza, cyangwa ukipimisha diabete, isukari, ukaja kwipimisha bakareba RBS yawe kwingana, niba itari hejuru cyangwa se niba itari hasi, niba iri normale cyangwa se niba itari normale, bakamenya uko bakugenza muri urwo rugendo rwawe rwo gutwita. Hano rero iyo ukugira kandi n'ibiro bikeya ni nakubyara umwana udakura, ufite ibibazo byo gukura. Tugusaba rero kugira ibiro bikwiriye. Tugiye rero aho twatuvuze muri war pregnancy, mu gihembwe cyose cyangwa se urugendo rwawe rwose rwo gutwita. Reka mbabwire rero mu gihembwe cya kabiri cyangwa se second trimester, umuntu uri underweight ntagomba kurenza ibiro 2 per week cyangwa buri cyumweru, ntagomba kurenza ibiro 2. Umuntu uri health cyangwa se normal ntagomba kurenza ikiro 1.5 cyangwa se 2.6. Umuntu uri overweight ntagomba kurenza igice kimwe cyangwa se igice kimwe n'ibice 5 per week buri cyumweru. Umuntu uri obese agomba kugira 0.8 cyangwa se 1.2 per week, kilogram per week. Kuko twavuze rero muri kino gihembwe umwana arakura cyane, amabere y'umubyeyi uba witegura konsa agakura cyane, ugasanga iriya amniotic fluid nayo ikiyongera, ugasanga iriya iteris nayo iri mu mwana nayo ikiyongera. Reka rero mbabwire ibiro nabyo igomba gupima. Breast cyangwa se amabere y'umubyeyi agomba kugira 0.5 cyangwa se 0.9 kilogram. Placenta nayo iriyongera, agomba kugira 0.5 cyangwa se 0.8 kilogram. Amniotic fluid ugasanga nayo ifite 1.5, 1.0, 2.0 kilogram. Aha n'amaraso nayo kuko agomba kwiyongera, ugasanga nayo afite 1.2 cyangwa se 1.8 kilogram. Hari intungamubiri rero muri kino gihembwe cya kabiri umubyeyi utwite akenera kugira ngo umwana akure neza. Rero muri zino ntungamubiri umubyeyi akenera muri kino gihembwe cya kabiri, intungamubiri ya mbere ni karori cyangwa se energy. Hano dukenera karori zingana na 300 na 400 kugira ngo zifashe umwana gukura neza. Hano usabwa wowe mubyeyi kujya ntabwo zitandukanye n'izo mu gihembwe cya mbere. Hano tugusaba kujya intungamubiri
nka 2 ku munsi ziba zihagije, 2 ku munsi ziba zihagije. Ugomba kurya, niba mu gitondo uriye umugati shiraho avoka, niba utariye umugati ukarya nk'ibijumba cyangwa se ibirayi urenzaho avoka kuri bya birayi byawe uriye kugira ngo biguheze karori ingana na 300 tuba dukeneye. Saa sita urya bisanzwe, mu ijoro urenzaho amata, niba uriye imyumbati urenzaho amata, niba uriye ibirayi urenzaho amata, niba uriye ubugari urenzaho amata, cyangwa se niba uriye ubugari urenzeho ifishi cyangwa se ifi kugira ngo biguheze ya karori tuba dukeneye muri kino gihembwe. Si byiza ko niba wowe mu mama utwite muri kino gihembwe cya kabiri, iyo ushonje aho kurya ibikozwe mu nganda, ahubwo jya ibikozwemo intungamubiri. Tuvuge ku rugero, uriye keke urengejeho soda, si byiza, nta ntungamubiri uzaba uriye aho ngaho. Uzaba uriye ibintu bikongerera ibiro biruta kurya za ntungamubiri tuba dukeneye bigutere bya bibazo twavuze haruguru. Ni byiza rero ko niba ushonje jya igi cyangwa se ufate ifi uyirumange uyirye kugira ngo ubone ya karori dukeneye. Ugasanga umwoye soda n'umugati, uriye amandazi urengejeho soda, aho nta ntungamubiri uzaba uriye bya bintu bikozwe mu nganda kandi bitaguheza n'intungamubiri n'imwe. Intungamubiri rero ya kabiri, poroteyine. Poroteyine rero ni ibyubaka umubiri, bidufasha kandi muri growth ya development of baby, baby tissue cyangwa se milk cyangwa se organ. Iyo poroteyine rero idufasha muri ibyo bintu mu gukura kw'ibyo bintu tumaze kuvuga, tissue, organ, milk. Rero ifasha kandi ku mudamu gukomera kw'imitsi yiwe, bikanafasha kandi placenta gukura. Hano dukenera rero intungamubiri hagati ya 78 gram par decilitre. Idufasha kandi mu gukura kwa miskile cyangwa se placenta y'umwana, kubera umwana aba agizwe mu bintu byinshi muri kino gihembwe. Niyo mpamvu dusabwa kurya poroteyine nyinshi. Rero ibigize poroteyine harimo inyama z'inkoko, inyama z'ihene, inyama z'inka, kuko twabivuze mu gihembwe cya mbere. Hano kandi biriyongera, n'itandukaniro ryinshi cyane. Urugendo rw'umudamu utwite aba agomba kurya poroteyine kugira ngo imwubake muri miskile, muri organ, muri tissue. Rero muri iyo nyama harimo poroteyine, hakabamo amagi, hakabamo amafi, hakabamo ibishimbo, hakabamo nuts, hakabamo amashaza. Iyo umubyeyi atitaye ku ntungamubiri ikozwemo poroteyine, akenshi nibwo bituma abyimba amaguru. Ntabwo rero aricyo cyonyine gitera kubyimba amaguru, ariko akenshi iyo umudamu utwite utariye intungamubiri irimo poroteyine abyimba amaguru, bikamutera ibibazo byinshi, bikaba byatuma banamubaga. Ni byiza rero kurya intungamubiri. Turagukangurira we mubyeyi utwite gukurikirana ibiganiro byacu, tunabasaba niba mwarabikunze muzabitwereke muri komanteri. Aho mutazumva muzatubaze tuzabasubiza. Ibyo mwungutse mubitwereke. Tunabakangurira no gukurikira ibiganiro byacu, munakore subscribe na share ku bandi.